Ikaze kuri YouTube channel Martine Art. Tuhaye ikaze mu kiganiro ibyiyumvo ku ngingo zitandukanye. Nagize nti urwikundo rushingiye ku bujiji. Mu by'ukuri uyu munsi mureke tuganire tubwizanye ukuri tumara amazima. Kuko hari ihurizo naburiye igisubizo. Rimpanda nk'ivunja, rikinzonga nk'umufunzo, rikagendana nanjye umugenda, kuko ari ibintu tuvuga tutanonoso, ari n'ibintu tubamo tutabasha kwiyumvisha. Uyu munsi ngiye kuvuga ibintu mbabaye, kuko ni ibintu mbabaye. Kwikunda biri mu byiciro byinshi mu by'ukuri, ariko uyu munsi ndagira ngo tubigerekeze ku bagabo. Mu by'ukuri uyu munsi ngiye tubwizanye ukuri maze tuganire tumara amazima, kuko uri umugabo sibyo, utitaye ukuntu uri ntaho nikora, nawe ubwawe uri imburabure sibyo, ukifata ukongoshyushya umwana w'umukobwa ukamutera inda. Mu by'ukuri urabizi ko ntutekereje kabiri, ubwo ni ubujiji kandi bushingiye no kwikunda, kuko ushingiye ku bushyuhe bw'ako kanya ugiye gushyugumbwa, ugiye gushaka umugore, cyangwa se uteye n'inda bwa busore buringaringa. Kuko hari ikintu kimbabaza, ugasanga ugiye guteza ibibazo by'umugenda bizageza ku buzukuruza n'ubuvivure, ugiye guteza ibibazo by'ibinyejana, ariko byose bituruka ku bugoryi n'ubujiji bwawe. ngo nashyushye ngomba kwirwanaho, ariko ntutekereje kabiri ngo wibaze ahazaza ubwawe. Urabizi ko ukennye mbere na mbere, urabizi ko nawe ubwawe ari induru kugira ngo ugire ukubaho, kugira ngo ubeho n'izanduru birakugoye, ariko urifashe uteye inda umwana w'umukobwa. Urabizi ko hari ibibazo mu by'ukuri tuvukiramo, ariko atari ku bwacu, byaratewe kugira ngo tubivemo bisaba imbaraga n'agatuza by'ikinyejana. Wenda ndabaha nk'urugero, sinzi agahungu kamwe kabengutse mushiki wanjye kamutera inda, ako gashyano. Mu by'ukuri ubu ngubu urugamba abantu baba urarwana no guhendahenda mushiki wawe kateye ibitekerezo bifutamye, ari mu gahinda gakabije, urarwana no kumuhoza, urwane naho kuri abo bishywa. Abo ni abana bavukiye muri ibyo bibazo. Mu by'ukuri ubu bwabo kubaho urumva bagiye kurerwa kwa nyirakuru, naho ubuzima buragoranye. Kubaho umwana kugira ngo arwaye kamarara kugira ngo uzabone kwaritemu ni intambara. Ubwo leta igiye kwirirwa itugendaho abanyabuzima, ati abana ngo bari mu mirire mibi, abana bari ni ukuvuga ngo umwana ntabwo abona indyo yuzuye imugomba, agombwa n'umubyeyi kugira ngo abeho. Ariko ugasanga nk'iyo nkoramahano, iryo shyano ry'agahungu ritagira ubwenge, ritatekereza kabiri, rishingiye ku bujiji bwaryo n'urwikundo, kuko ubwo ni ukwikunda n'ubutindi monfure n'ubutindi. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu bikwiye umuntu muzima. Mbere na mbere yo gukora ibintu ujya ubanza utekereze kabiri. Burya hari igihe njya mbona abantu museka ba Garasiyane na bareba papa Sava ndetse n'abandi bakabona ngo badashaka. Mu by'ukuri nababamenya bakavuga ati turakisuganya, ariko mu by'ukuri njye nkunda abantu nka bariya bibwiza ukuri, bakamenya ko aho kugira ngo uzateze ibibazo w'intezabibazo y'umuryango y'abantu, uruhererekane bizagenda. Rega ubwo n'igihugu uba ugiteje akazi, n'igihugu uba ugiteje ibibazo, kuko igihugu cy'ubwacyo kigizwe n'abantu. Abantu iyo bariho nabi, ubwo urumva bamara iki gihugu. Igihugu kigiye kugira abantu bari mu mibereho mibi, kuko ndagira nkubwire ni ibyo bintu, n'umwana uvukiye muri ibyo bintu, gutekereza ibitekerezo byiwe bishobora kuba biri ku kigero kidafashe, bitewe n'ubuzima bubi. Mu by'ukuri iyo ushonje ibitekerezo birimo inzara, ndagira ngo nyine nkubwire ngo yari inzara,
kuko burya rega kandi ni ibintu biri hano iwacu muri Afurika, ni ibintu biri hano iwacu ku buryo usanga burya n'umuntu ushobora kubivukiramo ashobora gukura yagira n'imigisha abonye ako kazi ugasanga nibo barya ruswa, anayoboye igihugu urumva yaba wa wundi bita umunyagitugu, ntabwo yakora kuko avukiye mu bukene, avukiye mu gahinda, agomba gukura ari umurakare, ibintu byose abaho mbese bishobora kumuteza icyitwa guharamagara, ukaba igiharamagara ku buryo uba ikihebe, kuba umuterorisite ntubikangwa, kuko ubuzima kuvukira mu bukene kandi bwatejwe na ka gashyano kamwe k'umuhungu navuze piriya kagize urwikundo rwo kurwanya ubwo bushyuhe bushingiye no ku bujiji, nikibwiza ukuri kagateza ibyo bibazo byose, aho ngaho havukiramo ibisambo byinshi, abana bavukiye muri ubwo buryo abenshi baba ibisambo, n'abatabaye ibisambo baba izindi nkoramahano, nibo birirwa bafatwa bariye za ruswa, nibo birirwa bafatwa bahemutse. Mu by'ukuri ni ibibazo umuntu yagiye kubivuga birababaje, ariko ubu ni ubuhemu, ni ubutindi. Iyo uvukiye muri ibi bibazo ndagira ngo nkubwire ko n'ibitekerezo byawe kugira ngo bifutuke bijye ku murongo biragorana, kuko ibintu byawe byose biba birimo inzara, biba birimo amaganya, biba birimo amateka mabi yakubase mu bwonko, ku buryo ibintu byawe byose niyo utekereza ukubita no kuri ka gatekerezo k'inkomoko yawe, kandi ugasanga uwabiteje ni rya shyano rimwe navuze ry'umuhungu cyangwa ry'umugabo ryashingiye rega n'ibibaho, ugasanga nk'uwo mukire ateye umwana w'umukobwa inda, aramwandagaje, aramwihakanye, uwo ni ya ntezaruga yo kwikunda bishingiye ku bujiji burimo ubutindi bwinshi n'ubugome. Uwo mwana wandagaje wamuteye inda, wa mwana agiye kubyara avukira muri ako gahinda, uwo mukobwa w'umwana wandagaje agiye kubaho yihebye, agiye kubaho mu gahinda gakabije, ubwo urumva ni urugamba. Uwo mwana uzavuka nawe azavukira muri urwo rugamba, niwe mwana urwara bwake, niwe mwana utekereza nabi, niwe mwana ukura kuri urugomo, niwe mwana usanga yateye undi ikaramu ku ishuri, kuko hari ibitekerezo agira bihabanye cyane, bihabanye kure n'iby'umwana wabonye ibyo agomba kuba yabona kugira ngo agire imirire myiza ituma agira n'imitekerereze myiza. Umwana uriho mu muryango, umwana ufite igikundiro muri we yumva ko akunzwe, ariko uwo mwana wavukiye muri ubwo buryo wavutse gutyo mu by'ukuri wiwe ntabwo yiyumvamo icyizere cyo kubaho, kiba ari gike, ku buryo n'urukundo rwiwe ruba ari ruke, n'ibitekerezo bye bikaba ari bike, niyo ari byiza biba birimo ako kantu k'akandu ko kuvuga ati aho naturutse nabayeho nabi nagize ne, uwo muntu niwe waha n'imbunda ukamwohereza ku rugamba, ageze ku rugamba yamara abantu, nawe ubwawe ntiyatinya kukwirasira ahubwo yibutse amateka ye. Rero mu by'ukuri hari urwikundo rushingiye ku bujiji, ubutindi dukwiye kuba twakikiza. Ibi bintu ntabwo mbivuga nsetse kuko twabivukiyemo, tubirimo, turacyahangana nabyo, turiho nabi kubera iryo shyano twakuririwe n'abo babyeyi batibwije ukuri ngo bamenye ibyo bagiye gukora, ingaruka zabyo. Rero ibi bintu bitera agahinda kubaho umuntu ahangana, umuntu rega ari nubwo ari byo usanga bidutera kuza kuri izi mbuga tukirirwa dukora amafuti kugira ngo turebe ko twabona ubwo buviyuzi, ariko nabwo bukabura, ari nubwo ugasanga rero tunakoreramo n'ibyaha byinshi, ugasanga RIB iratwirukaho. Rero ni ikibazo gikomeye cyane, nyamuneka tugeze igihe ngo twibwize ukuri, tujye dukora ikintu twabanje kureba neza ingaruka, turebe neza ko ese koko iki kintu tugiye kwishoramo tuzagishobora.
burya nakunze Rumaga niwe wabwije ukuri mazi ya nyanja ati mazi ya nyanja umutima uragushaka ariko umuryango wanjye ntiwanzigamiye singiye kwizirika ku gihugu kurira igihugu ntazabasha kurasanira rwose igendere ntuzabura undi unsimbura aramubwiza ukuri umukobwa yaramutsembera ariko yamubwiraga ati vana ibyaho ntacyo bimaze kuko murabizi ko abakobwa nubwo tuba tubarenganya bo bakunda akarimi keza ntabwo batekereza kabiri ngo abatekereza kabiri ni bake ariko amagambo mubabwira mubakurura mwebwe ubujambo bw'ubutakaragasi bw'ubusezerano bw'amafuti butazagira aho bubageza mubizi ko ari ukwihamya mugasanga muvukijemo ikibazo kizafata ibinyejana kizakurikirana abantu uruhumbirajana kubera kutibwiza ukuri kwikunda ngo urirwanaho wikiza ishyano ry'umubiri ariko ugateza ibibazo uruhuri ibibazo bizakurikirana abantu ibihumbi n'igihugu ukagishyira mu bibazo bihoraho igihe kirageze ngo twibwize ukuri tujye dukora ibintu twatekerejeho kandi dukundane urukundo rube muri twe ruganze kujya kuko niba urukundo uzajya umenya ngo uyu mwana ngiye gukora ibintu ese mufiteho iyihe gahunda ejo heza mbona he nahahe nzamutegurane azabaho bote bihere kuri uwo mwana w'umukobwa ugiye kwiterera bihere kuri wowe mukobwa ushaka gutwita utekereze umwana nzabyara azaba hati iki byose tubitekerezeho byose kuko usanga muteza ibibazo abana babamo abakobwa babamo batewe amada ni ibibazo bibaho bifashe igihe ugasanga n'umwana ubivukiyemo nawe arongeye akomerejeho ati na data niko yabigenje nawe agakomereza agatera undi ubwo bikaba ibibazo by'uruhererekane ibihumbi igihugu kigahura mu bibazo kubera utibwiza ukuri ngo mumenye gukora igikwiye mu gihe cya nyacyo mubifitiye n'uburyo icyo nicyo gihe ngo mubikore twibwize ukuri bene Imana tuve mu buhone so rero murakoze murakarama nayo mvuga ni ubumuntu n'urukundo byongera ibigwire muri kuko mufite ubugome buri ku ndiba y'imitima butarimo no kwibwiza ukuri burimo ubujiji bukabije so rero murakarama